Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Kadusome ijambo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorinto igice cya kabiri. So we can read First Corinthians chapter 2. Kasome mu Kinyarwanda nihuse ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha kiretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege, ntinya, mpinda umushitsi mwinshi. Nibyo navugaga nkabwiriza, ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Nkuko wambanjirije hano bivuze ko ku cyumweru twagize amahirwe y'uko Pastor Anne nabo bari kumwe badusuye. So as the first testifier mentioned, the last Sunday we received the pastor and the other people visiting us. N'ubuntu budasanzwe buri gihe iyo ugize bene data bagusura. Actually, it is amazing grace when you receive brethren visiting you home. Ikintu warayoboye navuga itsinda ryari ryadusuye yashimangiye. So the emphasis of the preacher ni kuvuga ko dufite ubumenyi butandukanye ndetse n'ubunararibonye mu bintu byinshi. So it was that we have different experiences and knowledge. Ni ibintu byiza. That's good. Ariko yatweretse umumaro n'imbaraga biba mu kuba twasangiza abo turi kumwe cyane bijanye n'ubutumwa bwa Yesu Kristo. But he showed us the importance to share with the people surrounding us the message of Jesus Christ. Yakomeje ku umurongo wa gatatu avuga aho Paulo yavuga ngo nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya, mpinda umushitsi mwinshi. So in verse 6, the verse says that Apostle Paul lived with the people actually trembling, having so much weaknesses. Dufite ubwitwazo mu bintu byinshi bituma tudashobora kuvuga ubutumwa bwiza. And we live with some excuses of hindering us preaching the gospel. Wenda twibaza ko hari urwego tutaragera ahubwo kuba twavuga ubutumwa bwiza. Thinking maybe we do not reach a certain level to preach the gospel. Ariko turebye neza muri ijambo Paulo ni umuntu tuzi cyane ku bijanye n'ubutumwa bwiza. But when we take reference from this verse, Apostle Paul is a known person about the gospel. Ni umuntu ndetse twese twareberaho ku bijanye no ku murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. And we can take a reference from him about preaching the gospel. Ariko nawe tumubona na zimwe mu ntege nke natwe duhora twishinja ko dufite. But we can also see that he had the same weaknesses we do always say we have. Isomo navuga amasomo abiri nakuyemo nuko nta mbogamizi igomba kubaho ku bijanye no kuvuga ubutumwa kuko ibyo tuvuga ntabwo ari byacu. So one lesson I got from that sermon is that we have no excuse to preach the gospel because this is not our message. Ikindi nuko nta rwego ruhari umuntu yabaho adafite imbogamizi zatuma hari ubwitwazo kuba atari cyo yakora. So and in whatever level you belong, there should not be an excuse that you can't make a step. Ibyo dusabwa rero byo kuvuga ubutumwa bwiza byose turabifite. So we have all requirements that we can preach the gospel. Nta kintu kirenze kuvuga ibyo twumvise badusaba. So but nothing extra we are asked to share apart from sharing what we had. Kuko imbaraga ibyo tuvuga uburyo ubutumwa bwiza twabwiwe zirihagije zo kuba zakora imirimo mu buzima bwabo tuba turi kubibwira. So the message we received itself has power to convince the people we can address. Ni nazo inshingano zacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza gusa, ibikorekera mu mitima yabo tuba tububwira ntabwo ari inshingano zacu. And our mission is just to share, and the battle may arise in the hearts of the listeners are not to be handled by us. Byari ibihe rero bidasanzwe byo gusubira kongerwamo imbaraga z'uko tugomba kuvuga ubutumwa bwiza uko bimeze kose. It was a wonderful moment. Nkaba nizeye yuko n'abandi batandukanye uko umutima w'itorero
tuzagenda tuwakira tuzarushaho gusangira ubutumwa bwiza mu miryango yacu. And I have hope that even the rest of others, when we receive the guidance of our church, we shall continuously share the gospel in our houses. Murakoze. I thank you.